urakoze ko uyu munsi akubonye. Hari impamvu uyu munsi ni stayi ni geredrere arakubonye. Mana ishimwe akubonye, umukiza akubonye, umuri stayi ni geredrere umukoreye iby'imbaraga n'ubutware. Urakoze Yesu. Nshuti mwene data, kumva ko uri umugore mu rugo ukumva n'undi arinjiye ari gukora inshingano zawe akazirangiza agasohoka, wowe waburaye, wowe inzara iri kukurya, wowe nta n'amazi wabonye, ijerekani ry'amazi senkano kugira ngo uvome ijerekani ry'amazi ryabuze. Kwihangana bihera bakeya cyane. Ngiye uyu mureba uri imbere yanyu, umubiri wari waranshizeho, nta mubiri nagiraga, nta nubwo nari neguka aho ndyamye. Njye nikanguye nsanga ndi kumwe n'umugabo yamaze gukora ibyo ashaka byose. Nkamwinginga ngo abaye akiriho cyangwa se ari umuryango ukiriho yamfasha akazampamagara kuri telefone yanjye, cyangwa se uradusigira nimero yawe n'ubundi, cyangwa se umuntu waba arasigaye mu muryango. Amazina yitwaga Twimana Wilson, yari umubaji, yakoze mu Gakira igihe kinini, ka Gisozi. N'uwaba umuzi wese akamuha yumvishije ubu buhamya yamfasha kumumpera inomero, ko nagize igihe kinini cyo gushaka buryo nabona nomero ye narayibuze. Tubaye ikaze bakunzi bacu nanone. Uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi wacu turi imbere, reka tumwakire atangira twibwira, hanyuma dutangire dusenga kugira ngo ibyo tuganira byose, ubuhamya, ijambo ry'Imana bigira icyo bifasha abantu bose muri rusange badukurikiye. Karibu, amazina yanyu? Nitwa Kankindi Françoise, yego, umubyeyi w'abana 4 n'umutwaro umwe. Yego, yitwa Suyangiriye neza. Ubuhamya bwanjye njya mutangizamo n'ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 125. Sinzi niba watwemerera tugasenga kugira ngo tugiye kuvuga bigira abo bihindura abantu, biherekezwe n'Umwuka Wera. Yego, reka dusenge. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo umuntu ugiye kumva ubu buhamya aho Imana yadukuye umufashe. Turagushimye Mana, tugushimiye ko wadukuye aho tutari kuva, wadukuye mu byaha, udukura mu buretwa, waraturinze ntitwaguye mu byaha, waratubereye maso. Ubuhamya rero abantu bose bagiye kubwumva bubafashe, kandi bujye aho bakura ndetse n'aho bubajyana. Urakoze kuko tugiye kubana n'aba bagenzi, bibe byiza dukomeza kubana mu izina rya Yesu, amen. Twumvisha amazina yanyu, turashima Imana kandi ko turi kumwe uyu munsi. Reka noneho tuguhe umwanya urambuye utubwire Imana yagukoreye, kuva Imana yagushize ku mutima, kuva reka duhere mu bwana cyangwa mu buto bwanyu tugeze aya magingo. Karibu, umwanya no wanyu. Sashimwe. Amen. Turashima Imana yadukuye ahantu hakomeye cyane. Yesu yadukuye ahantu hakomeye. Ndatangira ubuhamya bwanjye butangizanya n'ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Kwiringira Uwiteka rero niho Yesu yaturindiye, niyo mpamvu bitangije ubuhamya bwanjye ijambo ryo kwiringira Uwiteka. Ntangiye ubuhamya bwanjye rero kuva mfite imyaka 8, niho namenye amateka yanjye neza. Yesu yangiriye neza mfite imyaka 8. Nakiriye Yesu biturutse mu burwayi. Yesu namwakiriye maze imyaka 2 ndwaye, bakugisasiro cy'uburwayi. Icyo gihe nari ntunzwe no kurya injanga, nkanywa n'inzoga. Ariko Yesu arandeba mu myaka 2 nari maze,
angirira neza, araza kubwo kumwiringira. Sinari muzi ariko yaranzi, arahansanga mu myaka 2. Ahantu nari ndyamye amabati yarahiye, nari ntunzwe n'izo njanga mbisi, ntunzwe n'inzoga, ariko Yesu yarahandindiye. Yesu yarahandindiye, ntunzwe n'umuriro no kota umuriro wo mu ziko bagacana, abakristo bajya baza kwenyegeza bagacana. Yesu arahandindira. Igihe kimwe Yesu antumaho ko yaramfiteho umugambi. Amena. Yesu yaramfiteho umugambi rero, antumaho abantu b'Imana, baraza baransengera. Maze kunsengera, Yesu ankura aho hantu ku cyo gisasiro cy'uburwayi. Akimara kunkura aho ngaho ku gisasiro cy'uburwayi, niho nakiririye Yesu. Yesu ntago nari muzi, nari nzi ko iby'imiryango remezo ibindi, ariko Yesu ntago nari nzi uwo ari we. Ariko uwo munsi nabonye Yesu akiza. Yesu wankuye ku gisasiro cy'uburwayi maze imyaka 2. Ngiye uyu mureba uri imbere yanyu, umubiri wari waranshizeho, nta mubiri nagiraga, nta nubwo nari neguka aho ndyamye. Icyo gihe nari ndyamye gusa nteguka aho ngaho ndyamye, amaguru yanjye ariyo yegereye umuriro gusa. Ko Yesu yanangiye neza, niba bireba urabibona, uyu ni umuriro wagiye untwika. Yesu yagiye akora iby'imbaraga. Ahantu yankuye ni ahantu hakomeye. Uyu ni umuriro, ibintu barabona ni ibara by'umuriro, by'uwo muriro. Muri icyo gihe nari ndyamye imyaka 2, ariko Yesu yarahansanze kubera kumwiringira, abana nanjye. Yesu yakomeje kubana nanjye. Icyo gihe abantu b'Imana baje baransengeye, maze kunsengera banyobora inzira y'agakiza. Yesu sinari muzi. Amena. Ntago nari nzi Yesu, ariko uwo munsi banyobora inzira y'agakiza. Maze kunyobora inzira y'agakiza, ngenda nakira Yesu nk'umukiza wanjye. Baje ari kuwa 5 cyumweru njya mu rusengero. Ngeze mu rusengero banjyanye bampetse. Amena. Banjyanye bampetse. Ngeze mu rusengero, Yesu wanjye angirira neza, arankiza, ankoraho bushyashya, mba muzima. Nari nagiye mpetswe ntaha nigenza ku kidendezi. Yesu arankiza. Uwo munsi yari yambwiye ngo nugera mu rusengero ndagukiza. Angeze mu rusengero ankoraho, nasengera abapasitori 2, harimo pastor witwaga Dewa muri ADPR, aransengera. Maze kunsengera ntaha nigenza, nari naje bampetse. Mwami wanjye muha icyubahiro. Kuva icyo gihe nakira Yesu, nsenga Imana, ndi umwana wa Claude Dimashe. Nakira Yesu, nkomeza muri urwo rugendo rwanjye, ariko nyuma yaho gakeya ntangira no kumva ko nshobora kujya ku ishuri kiga nanjye, ku icyo gihe ntabwo nigaga. Naciye mu nzira rero zigoye ndetse no mu nzira zibabaje mu gihe cyo kwiga kwanjye. Nagiye nkiga mu gitondo, kubera ko icyo gihe twari imfubyi, dufite mama gusa ariko nta bushobozi afite. Nagiye niga mu bintu bigoye, niga mu gitondo, nimugoroba nkajya kwikorera isambaza ahantu bita mu Budiki, kugira ngo mbone amakaye no kubona ko tuza kurya. Ndiga rero ndiga, ariko ngeze mu 6 gihe kiragera, ari naho ubuhamya bwanjye bujya bukomerera cyane. Ariyo nzira y'umusaraba nanyuze ikomeye cyane. Wa 6 primaire secondaire. Wa 6 primaire. Niho nahuye n'inzira y'umusaraba ikomeye cyane kurenza aho nari mvuye. Data wacu yaraje arambwira ngo ufite ubwenge, ngo nujye kwiga i Kigali ujye mu bandi bana. Ndagenda, numvaga ko mbonye data wacu, mvuye muri bwa buzima bwo kwikorera isambaza, mvuye muri bwa buzima bubi, Yesu ari icyo akoze. Ariko ntabwo ari uko byari birangiye, ahubwo nari ngiye gutangira indi nzira ikomeye y'umusaraba. Nageze kwa data wacu turabana, anshakira ikigo
dore ko nafite n'amahirwe yo kwiga, ko hari umushinga wari bundihire nkiga, anshakira ikigo. Ngeze mu kigo nanjye ntangiye amashuri amasomo nk'abandi, ariko inzira y'umusaraba yari ikomeje. Iyo ngeze aho ngira agahinda cyane, ko njya nibuka muka data wacu avuga ngo Imana nayo izamufashe azagira iherezo ryiza, akizwe, kubera ko ibintu yankoreraga byari by'umupagani. Twajyaga kwiga mu gitondo, abandi uko bagiye ku ishuri, twasohoa n'ifomu, njyewe yanjye akayishyira mu kiziba, akambwira ngo banza ukorope hariya, banza ukora ngaho, kandi yari afite abakozi 3. Bikarangira igihe cyo kujya ku ishuri, ngeze ku ishuri abandi batangiye amasomo. Ndababazwa cyane, igihe kiragera akajya ambwira ngo, ariko icyo gihe nasengaga Imana nubwo byari bimeze gutyo. Amena. Najyaga niherera ngasenga Imana ndi mutoya, ngafata amasengesho y'iminsi 2 yo gusenga Imana, nkayibwira ngo mu buto bwanjye, mu bupfubyi bwanjye uzangirire neza. Imana ikakomeza ikabana nanjye, ikamba kwihangana. Igihe kimwe yajyaga azana ibiryo akabizana, akambwira ngo ntabwo usangiye n'abana banjye, kubera yuko isiko ntabwo yigeze aba umukire, kandi ntabwo uzajya nawe umukire. Bikambabaza, nkababara, nkumva nyine ni inkovu, ariko nkihangana. Igihe kimwe rero kiragera, aho ntabwo mbatinda cyane, Yesu yaje kunkura aho hantu. Amaze kuhankura, data wacu birangira amashuri, kubera gukurikirana ibintu by'akazi, atankurikirana ngo amenye ikibazo mpura nacyo. Icyo gihe afite akazi gakomeye, ntankurikirane, wakibwira ko umwana yiga ari nta n'ikibazo mfite, ariko mfite inzira y'umusaraba ikomeye cyane, uko ahanini naryaga ibiryo aciriyemo. Kambwira ngo ubundi uri umwana w'umukene, bakuzanye hano gukora iki? Twajya kuryama akambwira tumva, ntuntere abana inda, cyangwa se ubatere amavunja yakuye i Cyangugu. Ariko Yesu ampa kwihangana muri ubwo buzima, mbubamo, ko nari narakiriye Yesu umukiza wanjye, mbubamo ngasenga amasengesho y'iminsi 3. Amena. Ngasenga amasengesho y'iminsi 3, marayika akansura mu nzozi, ngakomera. Yesu yarankomeje mu rugendo rwanjye nagenze, arankomeza, kuko yatankomeza uyu munsi simba nkiriho, simba ndi kuvugana namwe, uyu munsi simba ndi kubabwira gukomera kw'Imana, simba ndi kubabwira n'ahantu Imana yankuye. Yesu yarankomeje, arankomeza ndi umwana mutoya, arankomeza. Igihe kiza kugera, abandi bajya ku ishuri mu modoka, njyewe ngenda n'amaguru. Ngeze mu kigo, ku muryango w'ikigo, ndavuga nti n'ubundi ndi umwana w'imfubyi, ndi n'umukene, kwiga kwanjye numva byasoza nkicara, cyangwa se nkajya mu muhanda ngapfa. Icyo gihe numvaga kwizera kuko nzabaho, cyangwa se uyu munsi ndiho bitazongera kubaho. Ariko Yesu ntiyabyemeye ko biba nk'uko nari mbitekereje. Yazanye umuntu w'Imana, antoragura mu muhanda, arambaza ikibazo nari mfite, ndakimusubiza. Umuntu w'Imana turagenda. Amena. Turabana, twabanye imyaka 5. Mu kubana imyaka 5, yanshakiye ubuzima, umubyeyi. Twabanye mukorera mu rugo, ariko atampemba, nshaka kugira ngo mbone aho niryamira, aho mbone ibyo kurya, kuko nta n'itike nari mfite byo kunsubiza iwacu, ngo nsubire mu buzima bw'iwacu nari nibereye. Ariko ngasenga Imana, agasengera ahantu ku rusengero CGM i Kigali, nkazinduka mu gitondo cya kare, nkajya muri burakeye, ngapfukama ngasenga Imana, ayibwira ngo nunkundira ngasura ku musozi w'iwacu nzagushima. Yesu yangiriye neza, andindira aho ngaho ku uwo musozi. Cyakora igihe kiza kugera, uwo mudamu, Amena,
njya nezezwa cyane n'urukundo umudamu yankoreye. Mu buhamya bwanjye ndagira ngo bugufashe kandi bugira aho bugukura n'aho bukujyana. Ujye ugira urukundo muri byose, ugira urukundo umuntu uzi ndetse n'uwo utazi. Yangira urukundo atanzi, arangaburira atanzi, anyambika atanzi, ariko muboneraho umugisha. Uwo mumama namuboneyeho umugisha. Igihe cyarageze yakoraga akazi ko mu ruganda rw'itabi kwa Rwigara. Icyo yakoraga kwari ukwirwa atanyura imintuza biriya bakuraho ibibabi ku bantu bakora itabi rya sigareti. Arambwira ati mwana wanjye rero kuba aha ngaha nta mafaranga yo kuguhemba mfite, sinzaguhemba, ngwino nawe tujyane. Twarajyanye turakorana igihe kitari gitoya, mba ntangiye kubona nanjye isura, ntangiye kuba umuntu muzima, ariko urugendo rw'umusaraba rugikomeje. Aho ngaho kwa Rwigara niho ninjiriye mu cyika cy'ishuri ry'ubuhamya bwanjye bwa kabiri. Ubuhamya bwanjye bwa kabiri rero, icyo cyika ninjiyemo, njyewe nari mfite icyika cy'uko ndi umwe. Icyo gihe nari umwe, nahuraga n'inzira y'umusaraba ndi umuntu umwe, nta kibazo mfite. Ariko ngeze aho ngaho kwa Rwigara, wa mudamu yari yarangiriye neza, ntacyo atakoze, ahura n'umusore. Baninjiye mu kindi cyika cya kabiri. Uwo musore tuhahuriye anyereka urukundo, anyereka uburyo tuzabana neza. Nari ngeze mu myaka 17, ya myaka ya doresa, ya myaka umuntu ashobora gutekereza akumva ko atekereje umusore. Amena. Ariko Yesu wacu twakurikiye ntaho atagukura, nta naho atakujyana, nta naho atakugeza. Yesu wanjye nabanye nawe nubwo byari bimeze gutyo, ntangiye urugendo rwo gukundana, ariko nkundana n'uwo musore mu bintu nanjye ntiyumvamo neza. Njya kugeza igihe nsenga Imana, najya mbwira abantu, iyo ngeze mu ubu buhamya, njya mbwira abari ngo bakwiriye kujya basenga Imana, bakagisha Imana inama, bakamenya inzira yo kunyuramo n'inzira itari yo kunyuramo. Kubera ko ari igihe unyura mu nzira, iyo nzira wayinyuramo akaba atari iyawe, ahubwo akaba ari inzira y'umusaraba. Imana nitugirire neza. Aho hantu nahanyuze ari inzira y'umusaraba, ndi kwibwira ngo ni inzira yo gutabarwa, nanjye ngiye gutabarwa. Ariko noneho nari nyuze mu nzira y'umusaraba, inzira ikomeye, inzira igoye. Nari ntangiye ikindi cyika noneho kirenze icyo nari nibereyemo. Igihe kiragera, wa musore ndamuhakanira. Nageze igihe cyo gusenga Imana, ngisha Imana inama. Ndi gusenga aho hantu nari ndi gusengera sejemu, Imana irambwira ati itonde, genda neza, iminsi uhagazemo uracyari mu ishuri, itonde, reka uwo musore. Ndamurekura, ariko mu kumurekura njyewe ndamusezerera, sezerera uwo musore. Ariko iyo ngeze aho hantu njya mbwira abantu ngo buriya umuntu witwa umwari ajya agira ubwenge. Ndamusezerera, nibwira ko birangiye, nsenga Imana. Ese numva ko mpamanyije nawe, ndi kumwe nawe kuko nari namwakire nk'umukiza wanjye. Ariko inzira y'umusaraba yari igikomeje, ishuri ryanjye yari igikomeje ritari ryasoza. Njya ngira aho nkabwira abantu ngo uko Imana izakugira irabizi, ariko igukarangire ahantu izagushyira aho ariho hose, ariko izakurinda nubwo wabona ari ibintu bigoye. Imana ishimwe. Uzaca mu buzima bugoye, uce mu buzima buruhije, ariko izakugira uko ishaka kuzakugira nubwo bizagora. Yesu yangiriye neza, ndaho hantu nahaboneye Imana. Njya nibuka Imana. Igihe cyarageze, umukobwa twabanaga muri iyo nzu nawe n'uwo mubyeyi
ndibuka cyane ko twarimo turasenga amasengesho y'iminsi mikuru, iyo ngeze aho ngaho njya numva intimba n'agahinda n'umubabaro, ariko nkabwira abantu bari kunyumva n'abari kundeba, nkababwira ngo Imana hari icyo Imana yakuvuzeho, nubwo waca mu bikomeye igihe kizagera Imana ibirangize, kubera ikintu Imana yakuvuzeho. Icyo gihe cyose umukobwa twabanaga yageragezaga kunyumva kuri telefone uko mvuga, akagerageza kunyumva uko ntavugana n'uwo musore neza, we igihe agera igihe cyo kunca inyuma, yumvikana wa musore amubwira ati uyu mukobwa nzamukuzanira, wowe genda witegure umbwire umunsi uyu n'uyu nzamukuzanire kandi muzabana. Iyo ngeze aho hantu njya nibuka uburyo nari ngiye gusenga mfite na Bibiliya mu ntoki. Abantu b'Imana mwe ntago tuzabura kugeragezwa, nubwo ari igihe uzahura n'ibibazo, ariko ibintu byose ni ishuri Imana igucishamo kugira ngo nuzabyumva azakomere. Yesu yandindiye aho hantu, umukobwa yarampamagaye turagendana turajyana, nari ngeze mu gihe nyine nanjye ndi kubona ko ubuzima bwanjye bugiye kuba bwiza, nanjye hari ubundi buzima ngiye kwinjiramo, bya bindi nari ndimo mbivuyemo, ariko nari ninjiye mu bundi buzima burenze ubwo nari mvuyemo. Igihe cyarageze rero wa mukobwa arampamagara arambwira ngo nari ngiye gusenga, ihute uze hano mu rugo tuvugane. Hashyitse ijambo yarambwiye ngo urira moto tugende. Ndamubwira nti turi kujya hehe? Nakundaga gusenga, ntituri kujya he? Arangije arambwira ati wowe tugende, ahantu turi kujya urahabona tuhageze. Yari umuvandimwe wanjye rero tubana, numva nta kibazo, ariko ngerageza kumva umutima wanjye uri kundya. Ndamubaza nti se twabaga Gikondo seje? Ndangije ndamubaza nti se turi kujya he? Arambwira ati gutya uzi ko uri umwana w'imfubyi, hari undi mwana w'imfubyi waraye ugize ikibazo, kandi uyu mubyeyi wadufashije twese twari duhuje ibibazo n'uwo mwana, turi imfubyi twese y'umubyeyi umwe. Arangije arambwira ngo uwo mwana yagize ikibazo nawe yaheze, yaje ino arahera, ahura n'ubuzima nawe nk'ubwo wahuye nabwo. Twari twaraganira ubuzima bwanjye bumubwira bwose ntaho muhishe. Arangije ansanzisha muri bwa buzima nabayemo n'uburyo nanjye bantoraguye mu muhanda. Arangije arambwira ngo hari umukobwa waje w'iwabo yavukaga i Butare, nawe yabaye nkawe yaheze, ngo tujye kumureba. Ndavuga ntumve, tureke ibintu byose nari ndimo tujye kureba uwo muvandimwe. Twaragiye kuva Gikondo sejemu, urabona ni urugendo rurerure, shika ku Gisozi ku mudugudu wa Kagugu, turi kuri moto. Mwese amafaranga uri kwishyura urayabona? Kambwira ati nta kibazo tugende. Twaragiye, tugezeyo dusanga uwo mukobwa arahari, ariko ari muramukazi wanjye, ari wo avukana n'umugabo uwo munsi nari bubane nawe. Amena. Ariko ako kanya numva umutima wanjye n'iki kintu kirakubaho urakimenya, ukacyumva ariko ukarwana n'umutima. Aribwo mbwira abantu ngo umutima wawe icyo uzakongorera ukakikubwira, ujye wumvira umutima ureke kumvira umuntu cyane. Numviye umutima, iyo nyumvira umutima ubwo buzima sinari kubunyuramo. Igihe kiragera, umukobwa twaricaye atuganiriza uburyo yaheze, nawe atoragurwa n'abantu b'Imana, ariko yari misiyo kugira ngo bangushe mu cyaha. Turaganira, atubwira ibyamubayeho, atubwira ubuzima yahuye nabwo, arangije atubwira bwa buzima bw'ibyo nabaganirije n'ubw'ibyo nanyuzemo. Ababisubiramo.
aba ari byo asubiramo kugira ngo niyumvishemo ko turi kumwe n'abantu banje. Ariko bari abayuda, nakubwira ngo bari nka Yuda. Yuda niwe ugambaniye Yesu. Bari Yuda, njyewe ntamenye ko Yuda turi kugendana muri ubwo buzima. Aho hantu twaraganiriye, tukirimo kuganira, wa mukobwa yahagurutse nk'umuntu ugiye kwakira abantu, aratubwira ati abantu bantoraguye bansigiye n'agafanta tumwe. Bazanye fanta ya mbere turayinywa, ariko tukayinywa numva njye ari fanta nta kibi kirimo, ariko nari ninjiye mu nzira y'umusaraba ikomeye. yakubwiye, yavuze ko bamutoraguye uwo munsi se cyangwa nawe bari yambwiye aho hantu ndi aho ngaho mpahagaze, tukimara kwicara muri kwashyitse aho ngaho, aduha karibu. Maze kuduha karibu bahita banyica mu mutwe, ambwira ibintu byamubayeho, ari ibyabo gusubira, ari nk'ibyanjye asubiramo. Ambwira ko nawe nyine yahuye n'ubuzima bubi, nawe bamutoraguye mu muhanda, umuntu wamutoraguye ari umuntu w'Imana, ariko atari buhagume, ahubwo tugenda tukajya kubana twese. Baratubwira ati ariko murindire abantu bankoreye igikorwa cyo kuntoragura babanze baze ko bagiye gusenga. Arangije aho niho yatubwiriye ngo bansigiye n'agafanta ko kwakira, ko nari nababwiye ko ari abantu bene mama bari nangaha baza kundeba. Iyo fanta niho bayizaniye. Turayinywa ya mbere, fanta ya mbere turayinywa, iya kabiri numva ubwonko buragiye. Iyo ngeze aho nyambwira abakobwa ngo bagire ubwenge. Nari mfite imyaka 17 icyo gihe, nari umukristo, nkunda Imana, senga uko mbishobojwe. Nari mfite navuga ngo nari mfite imbaraga ko nasenga n'amasengesho y'iminsi 3 nkayarangiza. Dore ko yanampamagaye mvuye muri aya ndi kujya mu masengesho. Uwo mukobwa ariko ibyo byose Imana ijyemera ko biba ku muntu. Icyacu no gukomera kandi tugakomezanya. Imana yandindiye aho hantu, irandinda. Niyo nzira ikomeye nanyuzemo, igoye cyane kurenza uko aho nari mvuye. Naho nanyuze mu buzima bugoye bw'inyuma hariya nababwiye, ariko ubwo ninjiyemo bwari ubuzima bugoye. Nabwinjiyemo, iyo fanta ya kabiri yarangiye nasinziriye. Sinzirira aho ngaho ndahaguma. Wa musore araza, nyuma gace aho hantu iyo fanta irimo fenerega bari bayivangiye. Ndanywa, njyewe nkanywa fanta numva iryoshye, nta n'ikibazo kirimo. Nabo baranywaga se cyangwa neba? Njyewe nabonaga turi kunywa, ariko fanta twayigira gutya ikagaruka mbona cyuzuye. Kubera ko ari njye warimo rero w'umurokore, ndanywa nkagotomera. Nari mvuye mu masengesho, numvaga ari na bene mama turi kumwe, ari numva nta kibazo mfite, ntago nkanywa. Njyewe numvaga nifite n'inyota, birumvikana. Ariko nari ngiye kwinjira mu nzira y'umusaraba ikomeye. Ari ubuhamya bukomeye njya mbwira abantu mu gihe cyo kubaka ingo. Nageze aho ngaho yafana nkimara kuyinywa, iya kabiri nasinziriye aho, no kwegura umutwe birananira, ndaryama aho ngaho ndisinzira, ntabwo nari mfite ubwenge. Ariko Yesu ariho natangiye ijambo rivuga kwiringira Uwiteka ni byiza. Kwiringira Uwiteka, irya jambo ry'uko twiringiye Uwiteka ritugendaho no mu byaha rikakugendaho, no mu ntambara uhuye nazo rikakugendaho, kuko rya jambo ry'uko wiringiye Uwiteka. Yesu yangiriye neza, njya mbura uko muvuga, ngeze aho hantu
njye nikanguye nsanga ndi kumwe n'umugabo yamaze gukora ibyo ashaka byose. Mu gitondo nikanguye numva nsanga ndi kumwe n'umugabo yarangije icyo yagombaga gukora n'umugambi yari afite. Ngize ngo mpamagare mbaze wima amakuru ko umukobwa twabanaga yitwaga Wimana, mubajije arambwira ati ntabwo akiri Wimana, ni Wilson. Bijya bimbabaza cyane iyo ngeze ahantu bikangora, kubera ko nahise mbahurira n'ishuri rikomeye cyane. Nkimara kumva ko ari we nahise numva mbabaye, bita numva ntaye Yesu wanjye, kuko numvaga umubiri wanjye wahindutse. inshuti yawe umuvandimwe wawe arakugambanira? Inshuti yanjye, umuvandimwe, umuntu twabanye, twambaranye, uzi agahinda kawe, uzi imibabaro wanjye, uzi uburyo nabayeho. Nari nagerageje kwisanisha kumubwira ubuzima bwose nanyuzemo kuva ndi umwana kugeza aho nari ngeze, ari nacyo cika cyamuteye kunjyanira bigatuma ngwa muri icyo gishuko, ko yaranze. Kandi yakwerekaga ko nawe ari umukristo? Twari abakristo, twarasenganaga amasengesho y'iminsi 2 tukayarangiza nawe tukayarangizanya. Burakeye twakomanga gutya tugende twese tukagenda tukajya muri Burakeye. Ariko yari Yuda ko igihe kimwe cyajyaga kigera kambwira ati ariko wowe abyuka kuba gusenga cyane. Nkamubwira ariko njye ndasenze nanasara, bitewe n'ibibazo nahuye nabyo ndanasenze nasara, ariko mu gusenga kwanjye bituma Yesu ankomeza ngakomera, nkamwiringira ngatuma nizera neza yuko ubuzima izabunkuramo nanjye nkagira ubundi buzima bushya. Aho hantu Yesu yarahantabariye, maze kwinjira muri icyo cika cyo kuba umugore, nabaye umugore ntabaye n'umugore. Wahise wigumirayo? Ni ibibazo bigoye, ni n'intambara. Urumva ko nari umwana muto ufite imyaka 17, ibyo gushaka n'ibyo kubaka ntabyo nari nzi, dore ko nari nkuriye no mu bibazo. Ariko ngerageza kubyishakamo ko nari mbishyitsemo. Aho hantu niho nahuye n'ibibazo bigoye cyane, kuko niho hantu nanzwe nabo mvukana nabo, nangwa n'umuryango, mba njyenyine. Igihe cyarageze rero mu gitondo mparaye habaho guhamagara, maze guhamagara ndavuga ati ikibazo cyambayeho ni iki. Icyo gihe nafite musaza wanjye wahabaga i Kigali, nawe araza, abagadata wacu baranzura ati dufunge umugabo. Cyakora nanjye numva ndabyumvise rwose bagomba kumufunga, kuko sinamukundaga, sinumvaga nshaka ko tunabana. Ariko icyo uzaba nshyitse ahantu, ikintu uzaba ntaho kijya kiraba, nta nubwo wagikuraho. Ahubwo ugomba kuba mu ishuri neza, ukiga neza. Yesu yangiriye neza aho hantu, mbabaye gutyo, ariko bimaze kugenda gutyo numva icyizere cyo kubaho noneho kirarangiye. Hari igihe icyizere cyo kubaho kirangira bitewe n'icika n'ibibazo uhuye nabyo, kikarangira burundu, ukifuza gupfa bidashoboka, ukanarushakisha ahantu urushakira urupfu nturuhasange. Aho hantu narahavuye nkava nka none njya kwa musaza wanjye. Ngeze kwa musaza wanjye yari umusore,
n'aba muri geto, abana n'abandi basore. Aho ngaho umugabo wanjye, uwo mugabo wanjye twabyaranye umunsi yari afunze, kuko kanya ribu yaraje iramutwara, nafite imyaka 17, tutumvikanye baba baramujyanye. Ariko bajya kumujyana avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ndagiye ariko ngusigiye imbuto mu nda yawe. Yarabizi. Ese ubwo baramufunze, abakobwa bo barabareka? Abakobwa nabo barabajyanye barabafunga, ko habayeho nkete nabo barabajyana abakobwa bombi. Nsigara mpagaze noneho njyenyine. Birumvikana. Njya kwa musaza wanjye ko ntabwo nari bugisubire kuri wa mubyeyi. Ngiye kwa musaza wanjye maze icyumweru kimwe numva koko ndanatwite. Ari ahantu wibwira ngo ubutabazi niho buri, ariko atari naho buri. Kugira ngo abantu bari kunyumva bajye bizera Imana, ubutabazi bakuwiteka wonyine gusa. Nizeye umuntu rero, mwizera nk'umutabazi, araza ajya kungira inama, arambwira ati mve genda ujye kuri polisi uharyame naho imiryango yakwanga, ariko umugabo waraza naza kandi muzabana neza. Nanjye numva iyo nama, nanjye mwizera, ndamwizera, mwizera nk'umuntu. Amena. Yongeza aho hantu ndanibuka burya, nkibuka ijambo rivuga kwizera umuntu, wizera umwana w'umuntu avumwe. Kwizera umuntu ntacyo bimaze, iyo wiringiye umuntu araguhemukira. Naramwiringiye rero ndanamwizera, ndagera njya kuri polisi, tuba tugezeyo ndaryama. Habwa ati ntago mva hano mutampaye umugabo wanjye. Barambwira ati si umugabo wawe yitwa nde? Habwa ati umugabo wanjye yitwa Twimana Wilson. Avuka hese? Ntago narinzi. Dore ko kugeza n'aya magingo ntazi kavukireye. Ni urugendo rukomeye, n'umunsi rukingoye, ariko shima Yesu ko yagabanyije umusonga mu bibazo nanyuzemo. Kukubwira ngo ntago nahamenya, numvaga gusa avuka ko Kabarondo, ariko simpazi. Yarazi ko mvuka Cyangugu, nawe numva ko avuka Kabarondo, ariko nawe atazi Cyangugu iwacu, nanjye ntazi Kabarondo iwabo. Nabayeho rero, polisi yabuze icyo ikora, ahamagara umuryango wanjye wose uraza, wari uhari. Umuryango urangije uravuga ati mumureke, uyu ni ikigoryi, azapfa gutyo, nagenda abana n'uyu mugabo wiwe biramureba. Mugabo ntabwo yagiye ashimishwa nuko mukuje kuri polisi cyangwa se mufunguje mu myaka yari buzakatirwe, ahubwo yazanye umubabaro yuko data wacu amwisimbwa. Twageze mu rugo turabana, ngira ngo nanjye ngiye kwinjira mu buzima bwiza, dore ko yakoraga, yari umufundi, yabazaga ku Gakiriro, ari umufundi. Nanjye ndibwira ubw'imfubyi buvuyeho, ngiye kurya nanjye mpage, dore ko nari ntaranarya ngo numve ko mpazi. Ariko najyaga nicara nkavuga nti Mana uzampe kurya umuceri njye mpage, ko numvaga nawe twari kumwe n'uwo mubyeyi, twari kumwe nawe twaryaga ibyo tuvuye kudeyera n'urwo ruganda rw'itabi ntiduhage. Nanjye mbonye umugabo w'umufundi avuga nti ubu tugiye kurya mpage. Nubwo umuryango nyanze, ariko yazambera umuryango. Bita ko numva ko data wacu yanyanze, namukaza ataranyanga, ariko ubuzima burakomeza. Nanjye mbita numva ko ubuzima bugiye gukomeza, bugiye kuba bwiza. Ariko aho ngaho niho ubuzima bwawe bugiye kuba bubi. Bwabaye bubi, ubuzima bwanjye buba bubi. Igihe kiragera
umugabo wanjye nababwiye wari uvuka aho ngaho i Kabarondo, ambera umugabo mubi. Nongera kubona Yuda wa kabiri. Yuda wa kabiri noneho we yanyigishije amasomo yose. Aribwo mbwira ababyeyi ngo mujye mwihangana, ingeze ahantu mbwira ababyeyi bihangane, kugera kure ntabwo ariko gupfa. Iyo ngeze nambwira abakobwa bafite bari ku musozi w'uburushyi babyariye iwabo, ntabwira ngo namwe mwihangane, kugera kure ntabwo ariko gupfa. Ko birashoboka ko wagera kure ariko Imana igakurikira rya jambo yavuganye nawe yuko wiringiye Uwiteka. Niyo mpamvu iyo ngiye kuvuga ubuhamya bwanjye njya mbutanya ijambo rivuga ngo kwiringira Uwiteka. Nuko kuyo wiringiye Uwiteka ibintu byose abigutambutsamo, kandi yamara kubigutambutsamo akazakugirira neza nyuma y'ibibazo. Nyuma yo kubura ababyeyi, nyuma yo kubura aho waba, Yesu ajyaza akabigutambutsamo yo wamwiringiye. Yesu naramwiringiye rero, nubwo nari ngeze mu buzima bw'uko nguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ariko sinaretse Yesu wanjye. Najyaga ngera igihe nkajya gusengera muri wese, nkamuga ngo nakoze icyaha, narasambanye, ariko ungirire ibambe, ongera ungarukeho. Umugabo wanjye twabanye amezi 6, ntazi iwabo atazi iwacu. Mu kubana kwanjye nawe iyo nzira y'umusaraba, nanjye mvuga ngo ni inzira y'umusaraba kuko nahahuriye n'ibibazo. Niho hantu naririye nabi, niho hantu nabayeho nabi, kandi bari wibwiye ko ugiye kurya neza. Nibwiye ko ngiye kubaho neza. Umugabo wanjye twarabanye, yava mu kazi akazana umugore, akaza amucikiye, amara kumucikira umukobwa mwiza akamushyira mu nzu, agakora icyo yumva ashaka gukora, yarangiza akamusohora akagenda. Nkaguma aho ngaho nkihangana, ngasenga Imana, ariko Yesu wanjye mwaka umwiringiye akampa gukomera. Aribwo mbwira n'abantu bari kunyumva aya masaha bajye bakomera mu bibazo bahuye nabyo, bajye bakomera mu ntambara bahuye nazo, kandi bajya birinda kwisobanura mu kigeragezo. Ugusobanura ikigeragezo cyonyine nicyo kigusobanura. Yesu yandindiye aho hantu ndahaba muri aya mezi 6, yabaye nk'imyaka 5, ko yari imyaka y'umubabaro, yari amezi y'umubabaro. Nshuti mwene data, kumva ko uri umugore mu rugo ukumva n'undi arinjiye ari gukora inshingano zawe akazirangiza, agasohoka, wowe waburaye, wowe inzara iri kukurya, wowe nta n'amazi wabonye, ijerekani ry'amazi senkano kugira ngo uvome ijerekani ry'amazi ryabuze. Kwihangana bihera bakeya cyane, ariko narahihangane ko nafite Yesu wanjye. Narayihanganiye, kugiye kimwe cyarageze inzara irandya. kandi utwite? Inzara yarandiye mwene data ntwite, nari ntwite, inzara irandya aho umwana azajya azamuka akagera mu mutima, akarwana n'umutima, akongera akamanuka. Inzara irandya, ariko muri urwo rugendo rwanjye nkomera kuri Yesu. Igihe cyarageze nigira inama, mbonye ngiye gupfa n'inzara, nigira inama yo kujya mbwira abantu. Nahuzwe gucana imbabura. Ndabyibuka ngeze ahantu ndasekera Imana, ongera nkibuka ko uyu munsi nanjye ndi gucana nkarya, nicyo kuri gasekera Imana. Icyo gihe Yesu arahandindira mu kubabwira ko njye nahuzwe gucana, ko ari kugira ngo atagira umuntu uzakugendera mu buzima, uzamenya yuko dacana. Ko twari dukodeshanye n'abantu benshi,
bajyaga gukaranga ngahita nshyira amaboko ku munwa, reka reka biranze kandi inzara iri kundya. Nkagenda nashyika mu nzu, hari ahantu habaga amazi muri ruhurura, nkagenda nkavoma amazi, agatiyo kacomokaga muri ruhurura nkayavoma, nk'uwava hano akajya kuyavoma ku Kacyangugu, nkajya kuyavoma nkatereka mu nzu, akumva bamaze gukaranga nanjye ngahita mfata ibikombe 4 by'amazi nkanywa, ubundi nkaryama. Yesu andindira muri ubwo buzima, sinapfuye. Yesu andindira muri ubwo buzima. Igihe kimwe haza indaya yari akuye ahantu bita Sodoma. Iraza iramubwira ati se ko mbona hano hari umugore kandi nawe akaba atwite uyu mugore, bimeze ute ubundi by'uyu mugore wa mugabo we? Mugabo wanjye rero ati umva, uyu ni umuntu natoraguye, gutya niyumvira, umuntu natoraguye yakoraga akazi k'ikiboyi, bamutera inda, ndamutoragura nanjye mushyira ahangaha, injira twikorere ibyo bituzanye, ibyo bindi ubyihorere. Muntu w'Imana, aho hantu nubwo narirwaga n'inzara, indaya zararyaga. Yazanaga ibirayi bitetse muri hoteli, kazana inyama nziza itetse muri hoteli, bagashyira ahandi bakarya ku meza, amara kurya bakagenda bagakora ibyabo, yangiza akamuherekeza agataha. Igihe kimwe kiragera nkajya nsenga Imana nkayibwira ngo wamfashije akaza indaya, bitewe n'uko noneho inzara yari inyishe burundu. Nari ngeze igihe no kubona ibijumba 2 bitari bushoboke, no kubona umwandiko w'ibijumba icyo gihe bitari bushoboke. Ariko Yesu kubera ko ari umukozi w'umuhanga, andindira muri ubwo buzima kubera kwiringira Uwiteka. Kubera kwiringira Uwiteka, kubera kumwiringira, aramfasha. Maze kumfasha rero nkajya nsenga mbwira Imana ngo Mana ugira neza. Mu gitondo ngasenga Imana nkaga ni Mana ugira neza, uyu munsi umfashe uyu mugabo azana indaya kandi ayigurira ikintu nanjye mbona icyo ndya. Ko hari igihe hajyaga haza indaya ikarya dukeya, dusigaye nkaturya, nanjye nkatumara iminsi ngenda ndyaho gake gake. Ibyo abantu bavuga ngo ntago warya ibiryo bikonje cyangwa se ngo ibiryo ngo bimaze iminsi, nageze igihe no kubirya no kubona ibyo bikonje ndabibura. Ngera igihe cyo kwigira inama yo kuzajya njya ahantu bamenaga imyanda, nkajya ngenda nkajyayo ngatoragura imigati, ngatoragura ibitoki, narangiza nanjye nkaza ngashyira mu ziko nkacyotsa ngo naracyaraye nicyo mvuye kugura. Ariko Yesu kubera ko ari umukozi w'umuhanga andindira aho hantu. Najyaga ngenda mu gitondo nkahurira n'imbwa kugira ngo ndebe ko mbona igitoki cyangwa se uwo mugati, ariko se yarandiza ndinda kuribwa n'imbwa. Umwami wanjye ndamushima. Imana rero yangiriye neza. Mu gitondo nkabyuka ngasenga ngo Mana wambabare hakaza indaya kugira ngo mbone icyo kurya, agira umugisha indaya ikaza, yabona amafaranga afite ntize. Nguma muri ubwo buzima, igihe kiza kugera biganiza umubyeyi twabanaga mu gipangu, arambwira ati mve mwana wa mama, ntacyo mfite cyo kugufasha, nanjye ntacyo mfite, ariko uyu munsi nimba uraye mu buzima utwite, igihe kizagera upfe. Wowe ugikwiriye gerageza ikintu cyatuma ugera iwanyu ubwo mu maboko ya nyoko. Kuki rimba ugimufite we gupfa nabi. Cyakora umubyeyi yambera umubyeyi mwiza, nubwo yatabarutse Imana izamuha ubugingo.
yambera umubyeyi mwiza. Iyo minsi arambwira ati ukwezi giye gushira nishingiye kujya nkugaburira. Yarangaburiye akajya ajyana ibiryo abyishe mu gitenge akajyana muri wese habiriramo gasohoka ndarya mbarira ukwezi kose. Ndangije aho ngaho nyuma yaho none natekereje kugaruka ngo njye Cyangugu, mbura amatike mbura nuko nzabaho, fata ikinini ndakigura ndakiha, njye ubari imbere yanyu nariyahuye natwite. Iyo ngeze aho hantu ndavuga ngo Imana uzaba umwana uri mu nda azaba Imana ibikizi, nicyo nawe uzaba Imana ibikizi. Nanyweye ikinini shyira mu mazi, suka mu mazi ndanywa. Inshuti z'umusaraba, abantu b'Imana, nta n'inzoka yigeze numva cyangwa se ngo numve hari ikintu na kimwe gihindutse mu buzima bwanjye. Cyakora numvise iseseme ije ngerageza kuruka, urupfu rurabura. Narushakaga sinarubona, ariko cyari igihe Imana igiye kugabanya umusonga no gutabarwa kuri bugufi. Ndagira ngo mbwire abantu ngo Imana igiye gutabara, hari ibintu biza bikabaza bigashyuha. Iyo Imana igiye kugutabara urabanza ugahura n'intambara. Iyo Imana igiye kugutabara noneho bigera igihe cyo kwiyahura gupfi, ariko ntabwo ariho urupfu ruri. Ku mwana w'umunyabugingo izarinda ubugingo bwe kugeza ku iherezo ryayo. Imana ishimwe. Nyuma y'aho ngaho wa mudamu yaje kungira inama, aragenda agurisha ibitoki ampa amafaranga 8,000 ndatega ndataha njye iwacu. Ngeze iwacu baranyakira ndahaba, ubwo ngiye gucagaguranya ku buhamya bwanjye bujya bufata igihe kirekire. Iyo nibutse ahantu Imana yankuye njya numva ndirimbye ngo wiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Aho hantu Yesu yandindiye mu iyo nzira zose nanyuzemo. Yesu yarahabaye arandinda, ntabwo nahaguye mu nzira, sinapfuye, arinda n'umwana wanjye wari mu nda. Yesu yandindiye umwana wanjye ari mu nda. Ngeze iwacu bamfata nk'umwana mu rugo, bangirira neza, mbyara wa mwana wanjye. Uyu munsi afite imyaka 13. Uyu munsi turi kuvugana umwana wanjye afite imyaka 13. Yesu yangiriye neza, ntangiye ishuri ry'uburushyi ry'iwacu. Rwa rugendo rukomeye naho, rwa rugendo rugoye. Mama bakamubwira ati wowe imyendaro ufashe ibi ni ibiki, ibintu byinshi, ariko akomeza kwihangana. Cyakora nanjye ngerageza kumubwira ngo mubyeyi wanjye uko wamfashije nanjye nzakubera umwana mwiza, nubwo naciye mu nzira igoye ariko nzakubera umwana mwiza, nzaguhesha ikamba. Nahoraga numva muri njye rero nshita ishyaka, nubwo narumvaga nahuye n'ibyo bintu, kavuga ngo Mana nungirira neza ukankura mu rugo iwacu, uzahankure uhaye mama ikamba. Yesu yangiriye neza arabyumva, ndihuse cyane ndabucagaguye. Yesu yangiriye neza, mbaye igihe cy'imyaka 6 anzanira fiance. Uyu munsi narashyingiwe, anzanira fiance, turashyingirwa, ubu tubyaranye abana 3 n'undi turi kwitegura kubera umugambi w'Imana. Yesu yagabanyije umusonga rero, mw'icyo gihe agabanya umusonga, ubuzima butari bworoshye, ubuzima bwari bugoye. Nanjye ndatangira njya ku muceri, numva uburyo umuntu ashobora guteka agakora mu nkono, nanjye ndarya ndahaga. Yesu angirira neza ndindira aho hantu, sinahaguye sinahapfiriye. Yesu yambereye ku rugamba araneshereza. Ubuhamya bwanjye rero burangirira aho Yesu yanzahuriye. Njya mbwira abantu ngeze ahantu ahantu Yesu atagukura naho atakujyana. Yesu yaranzahuye, uyu murebe imbere yanyu, sinkiri umusambanyi, sinkiri indaya, ahubwo ndi umukristo wubashye Imana kubera rya jambo ngo wiringire Uwiteka. Rya jambo ry'uko niringiye Uwiteka ryangenzeho, ringendaho maze gushyingirwa. Yesu angirira neza, agabanya umusonga, aranzahura,
ubu nanjye uhagaze imbere yanyu nanjye nyoboye undi mukumbi. Wow. Yesu yangire neza uyu nguyu, uyu munsi mpagarariye umukumbi, umudugudu wa Miko, ndi umwangirikani. Ubu ngubu nanjye ndi mwarimu, nyoboye abandi bantu, mvuye muri urwo rugendo rwose. Ubuzima bwose, urugendo rwose wagenze, Yesu yandindiye muri urwo rugendo. Imana irakurinda. Noneho ubya wabona umugabo nabonye umugabo. Yesu yangiriye neza mpa umugabo, nyuma yo kumpa umugabo ampa abana, umugabo mwiza duhuza twumvikana, utambabaza, utanyima ibiryo. Ibyo byose Yesu yarabikoreye. Iyo bitekereje mva umeze bite umutima wawe? Hari igihe njya nicara nkamubwira nti mve mugabo wanjye mwiza, aho Imana yankuye, iyo nkubonye mbona uri igisubizo cyanjye, uri Imana. Njya ngira igihe cyo kwicara, ngiye nkicara nkamubwira nti mve mu minsi yanjye, ni wowe wanyongera igihe cyo kubaho. Akambwira ngo ntabwo ndi Imana, ahubwo dufashanye. Tugafashanya mu bintu byose tugenda dukora, tugafashanya. Uyu munsi Yesu yangiriye neza, ntacyo mushinja. Umwana wanjye umunsi nigiyeho ishuri, azakora examen ejo bundi. Imana izamufasha atsinde. Ndimo ndanasenga Imana mfasha n'abantu bose bari kunyumva. Ndangije nsenga Imana nabwira abantu bose bari kunyumva ngo bakomere mu bibazo bafite, bahumure. Naho Imana itakura umuntu, nta naho itamugeze. Wumvise aho Imana yankuye, nawe wiringira Imana ko izahagukura. Imana yankuye aho hantu, nawe izahagukura. Ikindi ndarangiza mwinginga abantu bwa mu nsengere mufashe, kuko ndacyafite ikibazo cyo kumenya adresse y'uwo mwana, ko birangora. Ise aho aherereye, avuka, aho aherereye, abakibaho. Mu myaka 13 nta makuru yiwe, nta makuru yenzi. Ariko hamwe no gusenga no kumfasha gusenga Imana, ndimo ndasenga Imana izagenda ibikora neza. Hari icyo uwo mwana asabangamiyeho ku mugabo wawe? Mwana wanjye nta kibazo, nta cyabangamiye nk'umugabo wanjye. Yanditse ku cyiciro cyacu, twaramwandikije mbere yuko dushingirwa. Ariko njya ngira imbogamizi. Hari igihe kimwe ngira imbogamizi, akagira imbogamizi yabo bagendana, abantu bagendana b'abana bagendana, bakamubangamira, bamubangamira, bamubwira nawe akaza nyine akabimbaza, kuko ntiyabura kubimbaza. Kandi nanjye nageze igihe cyo kwicara ndamuganiriza, mubwira amateka y'ibyambayeho byose. Ariko mba nifuza nsenga Imana nyibwira ngo iyantabaye ikankura muri icyo cika, iyantabaye ikandengera, ikankura aho ndapfuye, nkangukina n'isimfe, ikankura aho ngaho nkabyara umwana muzima w'umuhungu, akaba ari muzima atarabaye ikidebire, n'ubuzima nanyuzemo. Izampe kumenya nanjye menye adresse nyirizina, ise yaba akiriho yaba atakiriho. Wenda Imana idufashe, izabimfashemo. Imana idufashe, wenda iyi video imugereho, izamugereho niba gihari akiriho. Byadufasha cyane. Niba hari ubutumwa bwihariye wamubwira cyangwa ukabwira umuryango, niba amazina ye, niba hari ubutumwa wamugenera we ku giti cye cyangwa umuryango we, ku buryo byakoroha kuba bamubona. Ngiye ubutumwa namubwira nuko namubwira ngo naramubabariye ku byabaye byose, kubera ko nawe si yari we, yari igihe cyanjye nari mpagazemo. Nkamwinginga ngo abaye akiriho cyangwa se ari umuryango ukiriho, yamfasha akazampamagara kuri telefone yanjye, cyangwa se uradusigira nimero yawe n'ubundi, cyangwa se umuntu waba arasigaye mu muryango. Amazina yitwaga Twimana Wilson, yari umubaji, yakoze mu Gakira igihe kinini, ka Gisozi. N'uwaba umuzi wese akamuha yumvishije ubu buhamya, yamfasha kumumpera inomero, ko nagize igihe kinini cyo gushaka buryo nabona nomero ye narayibuze. Akampamagara, nomero yanjye ni 078 13 60 33 2.
yisubiremo. 078 13 60 32. Uwo muntu wazamugerezaho ubwo butumwa cyangwa se umuryango ukangeraho. Iwacu ni Cyangugu mu karere ka Rusizi, umudugudu ni Gihango, akagari ni Karambi, umurenge ni Mururu. Umuntu wese rero wakwifuza wakumva amuzi yamfasha, kuko nubwo narwo ruracyari urugendo rukomeye ku mwana cyane. Njyewe nararuhutse, njyewe ndi mwishimwe, biragaragara. ndanezerewe, meze neza, numva nta kibazo mfite. Uyu munsi ndabona umugabo ntetaho, ndabona umugabo mbwira ngo mfite ikibazo runaka, n'uwo mwana arakivuga ikibazo cye tukanagikemura mu rugo nk'ababyeyi, ariko numva bizanezeza cyane abashije kumenya inkomoko yiwe, ibyo bizanezeza. Bantu b'Imana rero, ndangije ubuhamya mbabwira ngo nimukomere, mwihangane mu bibazo mwahura nabyo, mu ntambara mwahura nabyo, mwiringire Uwiteka Imana ishobora byose, azabafasha muri byose, azabarwanirira. Urumva ko urugendo nanyuze mu rugendo rugoye ruruhije, ariko Yesu yambereye ku rugamba. Uyu munsi nabwiye Yesu ngo sinzongeye kuvuga ubuhamya ndire, kuko igihe kiri najyaga mvuga ubuhamya nkarira. Nagiye mbwira Imana ngo jya umfasha njye mvuga ubuhamya sinumva amarira, nkomere, kuko iyo nibutse ibintu Imana yanyujijemo numva namuhereza icyubahiro. Ndangije nshima Imana yandinze mu buzima nanyuzemo sinapfa. Nshimye Imana, kandi namwe mwumvishije ubu buhamya, mwaba ari abari ku musozi w'uburushi, ari ababyeyi bajya bihanganira ibigeragezo banyuzemo. N'abagabo, ubuhamya bwigisha abakobwa, bukigisha abagabo, bukigisha ababyeyi. Nawe waba nawe uri umugabo wari uri gutekereza ukagenda muri ibyo ngibyo, nagusigiye ijambo rivuga ngo bivemo uhungire ku Uwiteka. Niryo jambo mbasigiye. Reka dusenge Imana. Uhungire ku Uwiteka, niwe ujya ufasha, niwe ujya ushoboza, niwe mugaba ku rugamba. Tutarasenga, ese iyo nimero yawe ntabwo bayikoresha wenda baguhamagara abandi bantu wenda n'urugero bakeneye ko bafasha gusenga? Ko namvishe ujya uvugana n'Imana ko wajya umbwira ukuntu Imana yagiye kuganiriza. Niba hari abayikoresha baguhamagara mukasengana cyangwa ukabasengera, hari ikibazo byaba bitwaye? Ubusanzwe sengera abantu, icyo Imana imbwiye nkakikubwira. Umuhanuzikazi. Ndi umuhanuzikazi, ngendera muri yo nkavugana n'Imana. Ibyo ivuganye nanjye ngerageza kubikubwira, kandi nkamya ndashidikanya ko igisohoza ibyo ivuze. Inomero yanjye rero, uramutse ufite ikibazo, ufite uburwayi, nagufasha. Nta kibazo nagufasha, kandi wayiduhaye, kandi nayibahaye. Mwamuhamagara nabafasha, mwamuhamagara naza nkabafasha. Mubaye muri hafi nabafasha, mubaye muri kure ndabafasha no kuri telefone nkabasengera. Iyo biri ngombwa naho ndutega najyayo. Nsengera abarwayi, nsenga, kandi ikindi singira umupaka. Nta torero nsengera cyangwa se runaka, ahubwo nsengera buri muntu wese ufite ikibazo. Uko Umwuka akuyoboye, uko Umwuka anyoboye niko njya mbikora. Ngiye kurangiza mbasengera, nsengera abantu mbabwira ngo imisozi muhagazeho, ibibazo mufite, nimuhumure, Yesu nikaruhura. Niwe ujya uruhura abarushye n'abaremerewe. Ubaye uri kuwo musozi wihangane, azakuruhura agukureho nk'uko nanjye yawunkuyeho. Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana ikomeye, Imana itabara, Imana yankuye ku musozi mubi, Imana yankuye mu burwayi, Imana yankuye mu ntambara, Imana yangiriye neza ikandengera, ikankura aho narindi mu bibazo, aho narindi mu ntambara, ukandinda. Akira icyubahiro muri aya masaha, nanjye ndagushimiye ngo uhaye icyubahiro.
mwami Imana rero sengeye umuntu wese waba ukiri kuri uyu musozi, akiri muri izi ntambara, akiri muri ibi bibazo, Imana nimukomeze kandi Imana imuhe kwizera Imana ishobora byose, kubera ko ibibazo bizagira iherezo. Ndasenga Imana ishobora byose, nsengera abantu bose baba bari ku musozi w'intambara, bari ku musozi w'uburwayi, bari ku misozi y'inzara, bari ku musozi w'ubukene, bari ku musozi w'uburushyi nk'ubona unyuzeho. Imana ibakomeze, bakomereze amaboko kandi ubahe kwizera Imana ko niba ibyo byose bizagira iherezo. Urakoze rero ng'abana b'abagenzi, kandi abantu bose bumvishe ubuhamya ubahe gukomera ndetse no kwihangana. Urakoze kuko utugirira neza mwami Imana ishobora byose. Ngiye gusengeye abantu bose banyumvise, ndetse nsengeye mwami Imana ishobora byose n'abafite ibibazo hagati y'abantu banyumvishe, ari abafite uburwayi, ari abafite data twese uri mu ijuru, ubukene n'inzara, abo bose ubakore kuko uri umunyamaboko. Haleluya, haleluya. Turasenga Imana ikiranuka kugira ngo yite ku bibazo bya buri muntu wese, kandi umuntu wese uri kunyumva muri aka kanya yumve ihumure mu mutima wiwe, yumve n'ubutabazi buturutse mu ijuru, kubera ko ntawe utakura umuntu, nta nawe utamugeza. Urakoze mu izina ry'uwatubambiwe rimwe gusa. Amen. 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 Imana ihumure. Komera utuze, Yesu agufiteho umugambi. Ikibazo cyawe nta muntu wakibwira ngo agire icyo agikoraho, ariko Yesu ajya agira icyo agikoraho. Kandi Yesu ajya atabara. Aho urugamba rukomeye Yesu ajya arurangiza. Ariko ugire kwizera cyane rwose, wizere Imana. Imana nizakugirira neza. Iri jambo twari turi kuvuga, ijambo rivuga ngo kwiringira Uwiteka. Iyo wiringiye Uwiteka ibintu byose ubigeraho. Iyo wiringiye Uwiteka naho waba waburaye ujya ugenda ukeshye. Mu nzira umuntu yakubona akabona uri umuntu w'Imana, nuko ubonye akakubonamo ijambo ry'Imana, kubera ko Imana yakugize gute, yaguhishe. Imana igihisha umuntu, ikaguhishira mu burwayi, ikaguhishira mu bibazo, ikaguhisha, ikagushyigikira. Nk'ubu ngubu Imana yaraguhishe. Imana yaraguhishe. Ubuse ntiwayirambura Yesu amaboko ko yaguhishe? Ni ukuri. Amina. La yazobini kidrere stayini gome. Amina. Yesu yarakurinze. Yesu yarakurinze, kurinze gupfa nabi. Satani aba yarakujyanye akakwica urupfu rubi, ariko Yesu yarakurinze. Yesu yarakurwaniriye. Humura, Yesu ari mu ruhande rwawe, ari mu ruhande rwawe. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo ari mu ruhande rwawe. Amina. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo umubabaro w'igihe gito. Umura, umura nukuri. Sinzi impamvu mbise mfata fashe yawe, ariko umubabaro w'igihe gito. Siko umurimbyi ajya arimba nijoro naryo ni igihe gito, nubwo turira kenshi muri iyi si turimo, ariko nuko tutarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho. Nubwo ubona bigoye, ariko hazabaho igitondo gihoraho, nibwo umuntu atazongera kurira ukundi. Imana ishimwe cyane. Umutima wawe warushenguwe n'amarira, humura. Yesu ni urumuri. Yesu ni urumuri. Yesu ni urumuri. Yesu ajya akuraho ibibazo. Yesu ajya akuraho intambara. Kandi Yesu ajya agabura. Ziko Yesu agiye kukugaburira nawe ukarya ugahaga. Amina. Akakugabura nawe ukarya ugahaga, ukajya uvuga ngo Yesu, burya ndi kugendera muri Yesu, ukajya usimbukira muri Yesu. Amina. Kubwo ko Imana yakuramishije. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yakurinze gupfa wishwe n'uburwayi butunguranye. Warayibonye mu minsi yashize, warayibonye uri ku gisoso cy'uburwayi. Yesu waramubonye. Haleluya, haleluya. Hari ibidutera kuvuga Yesu. Yesu waramubonye. Ndimo numva ijwi rimbwira ko Yesu wamubonye. Urembye uri kubona ugiye gupfa, Yesu uramubona. Yesu yarigaragaje, kandi umuntu agufiteho umugambi. Yesu agufiteho umugambi. Ndikumva ijwi rimbwira ngo Yesu agufiteho umugambi.
kandi ndi kumva Yesu ambwira ngo burakeye burakeye burakeye, mu maso yawe wari ufite umubabaro ndetse n'agahinda umaranye igihe k'ikibazo kiri mu mutima wawe ufite, icyo kibazo Yesu aje kugisubiza. Burakeye, aleluya, burakeye, icyo kibazo Yesu agiye kugisubiza. Humura, komera, kuko ugiye kubwira abandi gukomera. Hari umusozi Imana igukuyeho, hari umusozi Imana igukuyeho, ari umubabaro Imana ikuye kuri wowe. Amina. Yesu la benedrere sta inigere drive. Imana ishimwe. Ikintu kijyanye no kuribwa muri iyi nda, toteze mini ya sayini do peredrere kidota katika jina la Yesu. Uri Imana ikiza uburwayi bwose, uri Imana ikiza uburwayi bwa kanseri, uri Imana ikiza uburwayi bw'uburibwe bwo mu nda, uri Imana ikiza indwara z'amayobera, uri umudogiteri utaba dogiteri, uri Imana ishobora byose. Turasenze mu izina ry'uwabambwe, mu izina ry'Imana ishobora byose. Reka yakire gukira mu izina rya Yesu, niyakire gukira mu butatu bw'ishobora byose, niyakire gukira mu mbaraga z'amasengesho, niyakire gukira mu butatu bw'Imana. Imana twiringiye, Imana y'inyamaboko. Yewe Kristo, hari impamvu uyu mugenzi umuzanye, niyo mpamvu nsenze mu izina rya Yesu. Dukumira imyuka ya karande, imyuka y'abadayimoni, nabe muzimu here kuri isaha, nabe muzimu were kano kanya, kubera ko mufite umugambi. Gera kuri aya mavu yakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Lance binidrere tutaraba ya sansoma santo anytime guy. Mana nirambura akaboko, kora deliverance yawe, kora iby'amaboko. Amina. Ropera ya zemini ya drere kidotsa. Urakoze Yesu, kukurambuye akaboko kawe kuri we kandi ugakiza, kubera ko gukiza kuri mu biganza byawe, gukiza kuri mu biganza byawe. Urakoze kuko umukozeho, kandi urakoze kuko umukijije, urakoze kuko akubonye, urakoze ko uyu munsi akubonye. Hari impamvu uyu munsi ni stayini gere drere arakubonye. Mana ishimwe, akubonye umukiza, akubonye umuri stayini gere drere, umukoreye iby'imbaraga n'ubutware. Urakoze Yesu, kubera ko uri umunyamaboko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu. Amina. Akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyakiriye papa. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Mana irambwiye ngo hari ibintu byari nk'amabuye mu nda yawe Imana ikuyemo. Byaje nijoro mu by'ukuri kukubwira. Amina. Totayaze mini ya drere fobikeraseme ashanto bini kidrere. Mana irambwiye ngo yari imigambi ya dayimoni. Abo badayimoni barabo kukwica, ariko Imana yongera igihe cyo kurama, izamura icyubahiro, ikongera igihe cyo kurama. Mana ikongera igihe cyo kurama. Haleluya. Yesu enitayazo minia. Humura, Imana irakurinze. Nubwo utuye hagati y'abanyamahanga, y'abantu batajya bifuza kubaho, ariko uzabaho, kandi igihe cyo kugucyura izaza kugucyura imaze kukubwira inzira uzanyuramo wambaye. Ntabwo uzariganywa n'abadayimoni. Yego papa. Imana irambwiye ngo hari abadayimoni bazengurukaga iwawe, Imana ikuyeho abo badayimoni bazengurukaga iwawe, bakuye imishwaro, baragiye. Urakoze cyane. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kandi Imana hari ikintu ikoze mu muryango wawe gikomeye. Nubwo bajya babatongera, bakabatongera, bakavuga ngo ntibazagira icyo bimarira, ntibazagira icyo bageraho, bakabavuma imivumo y'abantu. Imana ibakuyeho imivumo abantu babavumye, bakuyeho karande. Imana ibakuyeho karande, kandi Imana yishije icyubahiro. Uje kubw'umugambi w'Imana. Imana kubujije amahoro kubera umugambi wayo. Imana ikunda abantu bayo, ikunda abantu bayo. Icyo yanga icyaha, ariko umunyabyaha uyihungiyeho ijya imubera ubuhungiro. Imana niguha umugisha.